simufata nk'umwanzi simufata nk'ikibazo kuri ngewe yego nta n'iminota 30 kiramana ngiye yantwara umutekerezaho ku izina ry'Imana ngewe icyo namubwira niba ari ugenda segon nta kibazo kuri nta kibazo kandi niba ari n'ugaruka umutima wanjye urafunguye ku izina nabufunguye kera nta kibazo kikiba mbere yuko ngera ku buriri ngiye kuryama ndabanza nkababarira abanzi banjye bose nkatangirana n'abandi banzi bashya ku izina ry'Imana ku izina ry'Imana nujya gushaka inshuti uzitonde uzamenye n'inshuti ugendana nazo izaharizo yego arabizi ko ari inshuti yanjye we arabizi yego arabizi ko ntari indyarya arabizi ko ngewe ndi umuntu we arabizi mu mutima yego umuntu ntahinduka ku mutima hahinduka isura yego wagakwiriye kuba warababariye buri umwe wese ugitangira igisibo cya mwezi Ramazani ntago wagakwiye kuba uri mu gisibo ukigira ibyo bintu n'amakosa igisibo cyawe cyagenze nabi Imana izakubabarira kiramana yego Yes, reka nsuze kandi nkwifuriza gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku wundi mu biganiro bitandukanye tubagezaho ahanga kuri Huza 250 TV. Nizere ko umeze neza cyane aho uherereye mu bice bigize igihugu cyacu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse nawe uri burengerazuba, tutibagiwe nawe uri hagati mu mujyi wa Kigali, wowe uri muri East Africa, Africa hose muri rusange, nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu y'aba diaspora. Kumeza kugubwa neza cyane we wamaze gukanda subscribe ahangaha kuri Huza 250, ni nacyo gihe ngo wowe utarabikora ukande sabo tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi. Uyu munsi nkaba natembereye ndavuga ati reka nigerere muri Mitsutsu Karireto Mitsutsu byara Mitsutsu Karireto niko bimeze kabisa Karireto mu kanya imvura iraguye urambwira iti waguze imodoka cyangwa ukambwira nkagushakira umuntu gukopa imodoka sibyo erega nibyo mani urabona Melody yarabavuganiye amacana yabaye mu monetize banasigaye barara kuri TikTok bakirirwaho ibintu byabaye byiza ariko achievement mbona amafaranga muyashyira ase mwana amacana we n'uyafite mwana kindana hari imodoka ndayifite imodoka se ubu ujya kujya muri ayo macano ni wari uyifite aho Melody tuvuganiye ese ngura imodoka reka nkwihere ikaze kuri Huza 250 ewana Huza 250 kabisa 250 TV murakoze cyane aha ni mu muryango mugari w'abantu bacu tuba tugomba guhuza abantu n'abandi nta kibazo ariko cyo kimwe nta kibazo cyo kirimo biri kugenda yewe nta munsi n'umwe biba bitari kugenda oya ntawo pe umunsi wanjye ngerageza kurwana nkareba ko warangira warwanya narwanye ariko icyo mba ndwanira ni uko uburangira neza yego ni uko uburangira neza ntago iyo bwije nyine urumva iyo bwije umunsi habayemo ibizazane ni ikibazo ariko buri uzaharanire ko umunsi wawe ugenda neza ibyo ndi kubyumva ariko se nanone nk'akazi kawe urumva muri bwo ngubwo wenda ibindi ndetse kubijyaho kuri Mitsutsu Karireto iho wenda urumva hari nk'iziba zagiye mu ntara hari iziba ziri hehe hari ukurundi kwiyumvisha ko ibibazo bitabura ibibazo ntabwo byabura ahubwo ikibazo nuko wabyitwayemo nicyo gishobora kuba ikibazo nuko wabyakiriye rero bisaba ngo ube ibyo bibazo n'ibinaza ubashe kuza kuba wumva uri bikavaringe nyine ahubwo bitaguteza ikibazo ngo bigutere kanseri mu mutwe kuzamurira umuvuduko w'ibyana ibintu byose rero ni ukwishyira mu mutuzo bya bindi Urban Boys yaririmbye ati nta kibazo ushaka kwiteza nawe ubu nta kibazo uba ushaka kwiteza nawe hari umuntu wakifuza se kwifuriza ibyo bibazo ntabwo bibaho ese mise amafaranga muri Karireto ari kubona ariko aranaboneka njyewe reka nkubwire nta muntu udafite amafaranga
uri kumva ntawe zikuri gukomeretsa abantu mwana. oya nta muntu ubona amafaranga ahubwo turutanwaho imibare. Yego ako kantu uvuze nanone ndakemera. Turutanwaho imibare nawe ubona amafaranga mu muyafite. Hanyuma ikindi yego domaine yose waba urimo salama domaine yose waba urimo yego uba ugomba kuyibonamo amafaranga nubwo domaine urimo yego utabasha kubona amafaranga nkayo mbona cyangwa ngiye ngo mbashe kubona amafaranga nkayo ushobora kubona. Yego ni nkuko reba abantu bakora ibiganiro mukora ibintu bimwe ntago mwinjiza amafaranga angana ariko mwese mufite amafaranga mwese mujya kuri banki. Rero muri car rental naho nuko bimeze. Make araboneka. Make araboneka. Nagushoma wowe surashoma ntagushoma ndashoma mwana. oya gushoma nabyo ntago bibaho uri mu kazi. oya ntago bibaho. oya urumva oya uzimama usenge shoma. Gushoma ni iki? Reka nkubwire ubushomeri musobanura ubushomeri. Yego ijambo rivuga ngo mukura amaboko mu mufuka mukore. Yego iyo wagize muri kategori yo gukora nta bushomeri buba bukikubarizwaho. Hanyuma y'amaboko y'ibagumije mu mufuka icyo gihe ntuzandinga ubushomeri n'uwo ubwigarurira. Buriya reka nkubwire buriya ubukene buryana kurusha indwara y'igisebe. Ubukene ubizi rero ko buryana wagakuye amaboko mu mufuka. Kabajeni ngo banze kuyakuramo mwana. Abajeni hari icyo mpomba se hari icyo mpomba ariko uzagihomba ejo nimuhurira. Icyo mpomba ni kimwe nkaho uramutse ushyize amaboko mu mufuka mba mpomba ko mvuga ngo ndaguhombye nyine ntuzaza ngo ngukodeshe imodoka uzayekura heza mutuma imodoka zanjye zicara. Ikintu uzabuhomba igihe muhura mwana yako kayifone ufite umwana nijoro ejo bundi nabonye harazana Noruveje. Urumva nabonye umukoboyi bitsutsuwe umva ko bavuga tujye tuvugisha ukora imitsu. Reba urabona hatwicariye ukabona umujeni hari afite igipanga gikaye. Igipanga ndagaca umuntu gukoresha igipanga we nawe ni ibindi ndakora iyi gusa. Ikiza dufite ubuyobozi bwiza nubwo byaba sinzi niba warigeze kubona last time abaniga babiri bashapuye umuntu ibintu nk'ibyo ngibyo hano za Nyamirambo bakinjira muri rigori. Hoya babandi binjira muri rigori leta nayo irabareka babacungira umutekano. Ako dufite umutekano nta n'impamvu yo kubasangamo. Inzego z'umutekano zirakora. N'impamvu yo kubasangamo mwe mubihorere. Umunsi wa mbere umunsi wa kabiri igifu biranga umunsi wa gatatu inyota ibi bibindi uwa mbere ati ngiye ndemeye uwa mbere ati ngiye nkavamo. Uri kubyumva rero bivuze iki? Bivuze ngo nubwo babikora bajya bavuga ngo iminsi y'umujura ni 40 ngo ni 40 yasigaye irenga mwana. Kabone nubwo yarenga kabone nubwo yagera ku ijana ariko iyo minsi ibihari kabisa. Uragira gutya ukagwa mu gatego. Noneho rero ukaguyemo ugasanga na leta ntagera aho hafi baragukoma. Bamara kugukoma leta ikaza kugutabara banagukomye. Ubundi leta yakadushyiriyeho Scovia niwe wigeze kubivuga aravuga ati ariko ubundi gisambo yabahashyirwaga itegeko yo kubirasa. Ruben uramuzi? Ruben mushiti wanjye twa Ruben mu design wubaka. Ndamuzi Ruben aba Noruveje nkuko wari ubivuze. Ejo bundi ntegura amarushanwa yo gukorera yo gufasha abana bafite impano zo kuririmba. Yego n'ubu ngubu turi hano ngira ngo uri no kubibona turi kubisumize. Hari indirimbo sanze hari bari ku masteringa ndikanze niba ari abapeti ndi gufasha. Yego bivuze iki? Baraje ba Ruben baje kunsapotinga ngira ngo nawe twahuriyeyo saa 8 dutashye aragenda asanga inzu bayimene. Baba jeni birirwa Ruben ni mu design
arashushanya ni umu design yego ni nawe wubatse niwe washushanyije iyi pro y'ahangaha kwa coach kwa Gayeri ya Kigali Universe. Iyo mashini birimo projet nyinshi buryo byasabye ko ibaze kubwira umukiri ukamubwira ngo ihangane bameneye inzu projet yawe bayihagaze birasa ko mbona indi mashini kugira nangire projet yawe ugasanga yari afite gukora indi projet bushyashya uri kumva icyo kintu umusa munigabaye nk'umusazi none ukambwira umuntu araje amenya inzu washatse ibi bintu bikuvunnye byane byo gukura amako mu mufuka bikuremo ukuntu buri kwihinga uzo gushaka ibiganiro wagira mu rugo ugasanga inzu barayimennye. Ese ko uwo muntu ugiye ukamusanga mu nzu yawe tuvugisha ukuri ntitubice ku ruhande kubera itegeko ritugonga twahamagara leta sibyo yego ariko se ubu tujye duhamagara leta gutyo gusa ariko mwana wenda niba uri igisambo wenda we itegeko rikugonga umujura we kwiyaje ko batakurebera ijisho oya nyine nibyo nkubwira wamutanze umusangere kamubwiza ukuri baherutse gusimbuka igipangu baraza biba bobine z'imodoka yanjye barazishwanyuza muri moteri barazitwara barayibaga abajene banza babaranize uri kumva icyo kintu yego haci iminsi nk'itatu ahantu twari duturanye n'umuzungu wabagamo yego ewana baramena amatelefoni ibintu byose baratwara ari nijoro ase bakoresheje twigira inama ntubati twebwe noneho katwirindira umutekano kuko turabona rondo byagoranye abantu mvuye mu kanya kugira ngo ubyemere abanyerondo barambwita abantu bari aha ntago wahagera nawe ibaze nyine kandi ngo barishyurwa uri kubyumva yego umusa ndavuga nangiye kwirindira umutekano nimufata shaka abahungu banyavuga ati nanjye uzajya uca iwanjye ku gipangu baze ngo urajya haya amasaha ibyangombwa hejuru turabikoza yego tuba twifateye umuniga turamaze ngo ugiye karimo mwirirwa mutwibiri bimeze biti yego kandi usa neza jya byongeraho muniga umusa uzigeze kuri ribu zikintu bakubaza barakubaza ngo ninde wakugize umunyerondo ugasanga ntawe niwe babibajije barabimbajije yego ninde wakugize ugomba kwicungira umutekano ntabwo umuntu agomba kwicungira umutekano yego undi ni werega umutekano uhera bagukubita ibibazo itegeko rikakugonga ku izina ry'Imana yarangiye itegeko ari we rifashe none se uravuga ngo urategera abantu mu nzira kandi i Kigali mu Rwanda ari kugenda amasaha 24 bivuze ngo leta yabateje uri kubyumva ahubwo ako kantu numvise ariko ahubwo rinda umutekano mu rugo rwawe sibyo yego mu rugo rwawe ariko dusimbutseho gatoya wowe niwe nkiri kubaza umusanze noneho iwawe hano mu gipangu yego mana yanjye nanjye ubwo bamfunga pe niba ari ukuguru nagukubita wenda niba ari ukuboko sinigereka ngubwiza ukuri abajura baradukoma musa bro uramuje n'ubundi ari abantu biba bitandukanye sibyo abajura hari abantu biba ibisambo nyine hari abantu biba bitandukanye na leta ibyumve ibisambo biratugoye pe umva ku ruhande rwanjye hari abantu biba bitandukanye sibyo hari igihe ushobora kuza wenda ngendaje wenda mu gipangu mbamo musanze winjiye hari umuntu winjira ugasanga nta n'ikindi kintu yagiyeho ugasanga nko kwirira uwo ni inzara sibyo ariko hari umujene uzi ukareba umuzigo yahereyeho none ukibona uwo muzigo byibuze nta muntu waza kukwiba ngo ajye gushaka ibiryo ntabwo yari abantu bashonje mwana tujya tubyemera ujye yaza akamena inzu ngo ni ibiryo ari gushaka none se ubu ngo nese reka nkubaze tuvuge ko muri quartier cyangwa imyaka baye uretse gatoya leta ni umubyeyi ibyo turabizi yego uko yatekereje ikintu cyo kuvuga ngo umuntu wanyweye
inzoga agatwara imodoka yasinze. Yego. Ibihano noneho turabihinduye, itegeko nshinga ryemeje ko 3 cyangwa amezi 3 n'izahabu ry'ibihumbi 100 kugeza ku 700 harya 600 banze 700. uri kumva? Yego. Ikakireba icyo kintu Yego. inarebe no kugisambo ivuge ngo mu gihe igisambo gifatiwe mu rugo rw'umuntu, yego, ntacyo tuzajya tubaza. Nukuri ibirebeho nacyo igira ikintu igikosoraho, kuko reka nkubwize ukuri mwana, baraza bagafata umuniga y'ibiryo yihiringa mwana, sibyo mwana, bakamucucura, uri kumva, bakaza bakajya mu rugo rw'umuntu mani bakarumena, mujene agahita apakiza imodoka mani nyine biragoye nyine ku bintu ukoreye imyaka ingahe kandi urebe ukuntu isi iri kwirukanga. Nabyo rero ibyo bintu babireho, kandi ubuzima handi Kigali ari inkuru njya nkora zo mu ntara zine, urumva muri ano masaga bari kubera mu baturage nyine, ugasanga abaturage kenshi nk'umuntu ugasanga ahantu yishe undi, bo ubwabo bakaba bati ubundi nk'uyu muntu natwe bagiye bamuduha tukamunoshanosha paka pfu. Nibyo rega mani, njye ntago wapi rwose, njye uri inshuti yanjye nkasanga bagufasha uri igisambo. Ubwo turi kwiganira mu buzima busanzwe. Dore mu kanya aho mvuye ku Gisozi naho bambwiye ukuntu ahantu mu ishyamba hajya hazamo abajeni, urumva babandi banze gukora ni mu ishyamba. Urabona ubu ngubu insengero zitujuje ibyangombwa zarafunzwe, abajeni bajya mu ishyamba. Urabona abantu benshi nyine ari ibintu bijanditsemo byo kujya gusengera ahantu mu mazu nyuma y'uko insengero zifunzwe mu mashyamba. Ugasanga umujeni mu ishyamba ari gutitira boro, urumva, ari kuvuga ijambo ry'Imana. Nawe niba uje gusenga ugahita umujoyininga yifitiye inkota ye ku Gisozi, ko ngiye mvuye mu kanya bari bahicaye n'umuntu ku Gisozi. Yego, bahicaye umuntu. Uri kubyumva? Ni mu ishyamba ahantu bita ngo Ishiru. Nta filime mwigeze mu kwakinira, uri kubona rino shyamba uturutse Karuruma, kano gahanda gahinguka biratwara. Hari ahantu waba mu musozi ukituruka Karuruma gutya mo hejuru, ntabwo twakiniyemo ariko ndawubona. hari ahaboro rero niho ugenda ugasangamo umujeni ari gutitira, ari kuvuga zaburi nshya, ari kuvuga ibiki byose, urumva, ukamujoyininga cyangwa akabareba neza, cyangwa uri kwitambukira. Leta bicese ibintu byo gusengera mu buvumo n'ibiki. Yego, mitsi karagaciyemo nanjye karagaciyemo kandi ejo hari n'ahandi hantu ntabwo ndi bavuga izina, umucuraguzi yagiye gucuragura w'umugore. Abo bantu baracyabaho kandi bagenda bambaye ngo ubusa, ajya gucuragura ku bajeni, baramucaki bahita bamurongora. uwo nkungu azajya kurega, asanga ari mwiza mwana rega mubwiza abajeni bararaka, rega zamutatura abajeni ujya gucaragura ku bajeni. Abajeni baba bafite n'imitima ikomeye mwana, batatu beza abantu basaza mu nkatakara hari ahe. Ntabwo bamubanje kumubwira iti jya muri dushe kabacuraguzi bari abasirimura. Ariko umuntu uze yambaye ubusa buri ushobora gusanga abacuraguzi baba bafite no ku biceri, baramutatuye abangatanga no ku biceri. Abaha no ku biceri kugira batamuteza abantu. Abajeni mwana baba bararakaye, asare nkawe wamwipevera ukabatireka muhe, bahita bamutama, wavuga ati reka muhe. Ahubwo se abajeni bimaze ubwoba, ahubwo se wasohoka. Tekereza nyine umuntu wambaye ubusa mu gipangu. Ni bidanje musaza, umuntu wambaye ubusa mu gipangu bidanje kabisa. Ari ahantu nk'ibyo bintu waruvuze. Hari umusaza twari duturanye, haza umusaza nyine n'ubundi aje muri ibyo ngibyo. Urabona hari abasaza mu byaro batajya baryama, ku nka ze ziri mu gikari ziri kurara zifureka, yifitiye ingurube nk'eshatu mu gikari, ihene, inkoko, ikindi kiraza iragira nyine ya mintuza yabo. Umusaza yibereye aho, yaramufashe aramukosora,
icyo bita guhana umuntu kibyeyi ariko kibyeyi kabisa aramubwira mu gitondo tugendere ubwe niwe witangiye ubuhamya mu bantu ubwe yaramukose aramubwira ngo igendere ikomereze abantu nk'aba barabibuka ukagenda ntabwo biba byoroshye mwana yego ukagenda ukagwa yego Mitsu uyu munsi navuze tereka nze tuganire hari byinshi bikomeje kugenda muri ino minsi bivugwa biri ku mihanda hari saga yawe n'uwitwa Kiramani Kiramani ejo bundi abaraje imbere ya kamera rero yati ngewe umubano wanjye na Mitsutsu nibishaka bizafata iki nta kintu ushaka kuzongera guhuriramo na Mitsutsu azabeho ukwe nanjye mbeho kwanjye Mitsutsu ndashaka ko uyu munsi tuza gusasa inzobe uze kumbwiza ukuri koko niba nta kindi kibazo wari ufitanye na Kiramani cyangwa se niba byarahereye mu kuba waragiye kwaka ijambo ubukwe bw'uwo mwakoranye bw'uwo mwanyuranye mu bihe bigiye bitandukanye mukorana akazi nana icyo kintu ndashaka tuze kukivugaho mbere yuko tuza guhita twigira nanone ku marushanwa yawe uri kugenda utegura rero wakira biranangora gukomeza nsobanura bino bintu ngaho ndi kwande bari kuvugaho hehe byaba byiza mugiye mureba ibiganiro twagiye dukora mugakuramo ukuri ariko umuntu atakomeza kugenda bivuga kubera ko Kiramani ntago ari topic najya nirirwa mvugaho umunsi ku munsi sibyo so rero Kiramani nta kindi kibazo utanifitanye nawe nkuko bivuze kara nagacamo nyine nakantu gacamo naho ibyo kuvuga ngo umubano ngo iby'umubano birayavuze ngo nubwo yakora iki ngo umubano ntago mwingingira umubano ngewe oya akubonye ukuze nge ntago mwingingira umubano kandi nawe ntago nyingingira iki umubano yego sibyo hagati yanjye nawe kubana nawe tubifitemo inyungu twese tubifitemo inyungu yego so rero niba ari umuntu mukuru ushobora kuvuga gutyo ahubwo wakagiye ukamubaza kubera iki yavuze ko namubabaje yego sibyo nkeka ko ari umuntu mukuru nawe afite wenda impamvu wenda nabivuga gutyo ariko ntago ndi so yabishaka ko dusubira gende open umutima wanjye ndi clean yego simufata nk'umwanzi simufata nk'ikibazo kuri ngewe yego nta n'iminota 30 Kiramani ngiye yantwara umutekerezaho ku izina ry'Imana bose wawe mwana ubu ntago wamara iminota 30 umutekerezaho umutekerezaho iki umutekerezaho iki reko yabaye umubosi wawe kandi n'umuntu muhuriye muri ntatekereza ibyo se ko yabaye umubosi oya so wabura n'inyunganizi cyangwa iki inyungane musaba se hoye ubwira ati wenda hindura aka kantu muri iyi poroje cyangwa dukora ino poroje kubera ko ntigeze mbimubwira na mbere kuki se naba ntangiye mbimubwira ahubwo nkuko nabikubwiye yego Kiramani ni umuntu mukuru yego ntago ari umwana sibyo se ni umuntu mukuru yego ariko sinzi impamvu birinda kugera aho ngaho havuga gutyo nubwo ngo waramubabaje mwana Mitsu ariko n'abantu reka tubivuge gutya yego sibyo nk'umuntu wakoze amabara muri biriya bihe wenda by'94 yego sibyo sebo muri jenoside muri jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994 yego twagize leta y'ubumwe irabunga sibyo yego twagize leta ifite IQ iri hejuru yego numvisha akoresha IQ ntugafata IQ yanjye mwana yego umuntu watinyutse gufata umupanga yego
akica umuntu bavukana cyangwa agatsembo mu muryango cyangwa se akica umuntu uri umuntu baturanye umuturanyi we kano kanya yego umuntu akaza akunga abo bantu bakabasha kubana. Iyo ni leta yacu y'ubumwe. Bakabasha ukabasha kubana n'umuntu wakwiciye. Sibyo? Ukamubabarira. Iyo leta nta nubwo yigeze ibaho kuri iyi si usibye leta yabaye mu Rwanda. Ariko ugasanga yego umuntu nkuriya ni uri kuvuga ngo ntazongera kubana nanjye kubera akantu nkako kabaye na mitsotso. Ibyo bintu ni amafuti. Ni amafuti ku izina ry'Imana. Ibyo bintu ni amafuti. Ntabwo twagakwiye kuba dutekereza gutyo. Kiramani yagakwiye kwisubira. Yakisubira atakisubira ibyo tugomba kubana nk'abavandimwe. Yego. Ntabwo tugomba kubana turyarya tubeshyanya sambo nta kimwe. Reka nkwereke. Hari ibintu byinshi byakaduhaye urugero rwo kubana. Yego. Kandi buriya umuntu arakosa. Mwari mubizi? Yego. Umuntu arakosa. Umuntu yabasha gutera intambwe akaza akagusaba imbabazi. Akagusaba imbabazi. Yego. Ntubashe gutanga imbabazi. Ntaza kuvuga ikintu wenda akabifata nabi. Urwo rugero arigera uvugika nabi umuntu arusobanuye nabi nanone. Yego. Ariko uzabashe gutanga imbabazi kabone nubwo umuntu yaba nakubwiye tujye dufatira urugero kuri leta yacu. Niyo mpamvu umunyarwanda yavuze ngo usabye imbabazi arazihabwa. Yego. Kandi nawe ubwe yarabyivugiye. Hagati yacu yego habayemo amakosa. Yaba ari wafite amakosa. Yaba ari ngiye bafite amakosa. Ufite uko mushinja amakosa nawe afite uko nshinja amakosa. Yego urumva afite ingingo imurengera. So ikindi yaravuze ngo ari nge mufitiye inyungu. Wumve? Yego. Ari nawe amfitiye inyungu. Yego. Sibyo? Ariko ugasanga izo nyungu aho kugira ngo azibyaze umusaruro ahubwo ari kuzishyiraho ari kuzisenya. Yego. So ntagaruka nkuko byagakwiye kugenda. Ngewe icyo namubwira niba ari ugenda nta kibazo. Kuri nta kibazo. Kandi niba ari n'ugaruka umutima wanjye urafunguye. Kwizina nabufunguye kera. Nta kibazo kikiba mbere yuko ngera ku buriri ngiye kuryama. Ndabanza nkababarira abanzi banjye bose. Nkatangirana n'abandi banzi bashya. Kwizina ry'Imana. Kandi nakubwiye ngo iyo ngiye kuryama ndapfukama nkasenga. Nkababarira abanzi banjye bose. Nkaryamana umutima ukeye. Ubwo nawe yarari nkikomereza nkisinzirira. Ngo tugomba kubana twangana cyangwa se tubishyiramo imitima mibi, tubishyiramo ibintu bitafututse. So niba yumva ari bikunda umutima wanjye urafunguye, iwanjye ni karibu. Yego. Kandi nanjye ndifuza kugaruka iwe. Urabyifuza? So nibyo ndabyifuza twongere tubane. Nta kibazo kirimo. Niba hari aho namukoshereje tsoke ambabarire. Niba hari aho bitagenze neza nta kibazo kirimo. Ariko mu gihe atari kubishaka nejo niriwe muhamagara kugira ngo bino bintu bive mu zira nibatazonye no kubitubazaho. Yego. Tubikemure yanze kunyitaba. So rero ntago ntekereza ko hagakikwitaba se ntago yanyitabye. Kandi washaka umusaba imbabazi. So ngiye ntiri nambwe mubwire ati mbabarire. Ese wakongera ukamuhamagara? Oya ntago muhamagara kubera ko ari bo bimbwiye. Wahisura umuhuza wanjye nawe. Undi se uri igiki usibye kuba turi gukorana ikiganiro. Yego. Uri igiki imbere yanjye? Turi abavandimwe. Wowe uri umuvandimwe wanjye. Wowe abanyarwanda twembe uretse genda gake. Hanyuma uwo nguwo wasanze undi mu ishyamba ari gusenga akarinda hamwica uwo wambwiye yagiye gusengana nawe ari umuvandimwe. Si hari abanyarwanda se? So rero ntago uri umuvandimwe wanjye nta nubwo uri n'inshuti yanjye. Hano ushobora kubikizere waragitakarije abantu bose. Genda gake. Nujya gushaka inshuti uzitonde uzamenye n'inshuti ugendana nazo izaharizo. Kubwira suri inshuti yanjye ugomba kukubwiza ukuri. Wabyumva ukabyumva, wabyakira ukabyumva, kandi buri ukuri kuraryana. Ubwo nge ndi iki? Igihe kitubwira ukuri. Ubwo nge ndi iki? Se wari ubizi?
igihe kitubwira buri gihe nicyo kitubwira ukuri urumva ibyo ndi kukubwira rero ngewe ntabwo uri inshuti yanjye mwana sibyo kuba twarahuriye muri iyi mihanda kuko ngewe ntuzamfate nk'inshuti yawe ngewe kugira ngo nkwite inshuti yanjye hari ahantu biba byabanje kuva n'ahantu biba byabanje kugira ngo nkwite inshuti yanjye ube inshuti yanjye hari ibintu byinshi mwana njye nawe ikiduhuje n'imanguhe twite sinaho isije no 小怎么这也都知道我是知道碰他也知道我是给的学生的报这个嘛，就是那个，应该这个就一个嘛，我本我的现在不是的。就是个员工去搞点嘛的不可以做一下呀。现在连那么多个现在其实买这个本个。这样对。可以就听不想那我洗的，快来叫那我洗那，不想那我洗，不是250，我就那我跳呀着。我去那我要洗，比苏米子一公都是都公帮家的。是，是比苏米子公都是能的。就知道。是怎么的？比苏米子公都是那问题啊，出的。去那我去看不啊？这知道洗的。不看都知道洗。 그래서 와시다 오빠한테 냠냠이랑 뭐 고쳐다 오시 뭐 파이다 다자 모토 미어티오 아티야 교티야 시작 교티야 시작 가만 가만 도미다 비서 뭐가 그 유도 지노에 시키포도 지나와야 시카도 제야. 그래서 우리 때문에 그래서 이게 기본도 지라 그 소미지 주딘. 지모토잖아. umva ndebera abantu bari kuzamuka gutya ku isoko. Uhita uhagarara ku muhanda. 지나와시. 쇼다. 보타나 이차고 티차나 와시 그거죠. 이노 쿠포한테나 저다. 근데 너는 인절 못하냐? 인절 못시다. 지나오세요. 저다시. 진호 보도 지가다 저도. 진호 씨가 어쩌다. 진호. 부가다 저. 기다 투시하다. 신wa wakigiye mwana urumva ibyo nakubwiraga ubushuti nicyo kintu twari turiho ubushuti ntazagira umuntu ukubeshya ubwirwa n'iki ko ndi inshuti yawe mu gihe umuntu akubeshya ngo uri inshuti yawe mu gitondo wamusiga mu rugo agasanga yakwibye si tubwirwa n'iki inshuti zacu ubwanjye nawe aho nabo bariye se kugira ngo twingewe ikiduhuza iyo nyine vuwara ubu rero turi kubaka ubushuti ubu turi kubwubaka buriya kugira ngo abantu birikora birikora mushinwa wawe aracyaguhiga nagariwe yego none ubwo bikazarangira gute niba ufata umwanya ukawatereka amamagara umuvandimwe tugerageze kuba twabisoza reka nkubwire ubwiza n'ukuri yego Kiramani ubwe arabizi ko ngewe Kazungu Emmanuel yego nta mutima mubi ngira nta n'umutima mubi mufitiye yego ibyo ngibyo arabizi mu mutima we nubwo aso akavuga ngo wari ahantu yavuze ati ngo washakaga gusenya ibye ngo ndashaka gusenya umugore ngo n'umuryango ko yarabivuze ngo mugize muri famille ariko ngewe it's okay kibazo yego ntari bipe we nakomeza umujyi arimo nge nta kibazo gusa nakubwiye ngo ni ibintu biri automatically yego arabizi ko ari inshuti yanjye we arabizi yego arabizi ko ntari indyarya arabizi ko ngewe ndi umuntu we arabizi mu mutima yego umuntu ntahinduka ku mutima hahinduka isura yego wakisiga ukaba inzobe wakambara neza umutima ntujya uhinduka ibyo mubimenye umutima afite ni kuzahora umeze kandi afite umutima mwiza
yego ntabwo uzahinduka ngo ube mubi azarinda apfa umutima we ari uko nikomeza none umutima wanjye nawe arawuzi nzarinda mpfa ariko umutima wanjye umeze ntabwo nzakugira urwango ngo muri mwese muzi ukuri tuzi ukuri nareke guca ku ruhande ashaka kuzamura ibintu by'inzangano n'ibiki oya n'ibintu byarabayeho byabayeho kandi nibyo mu gihe yumva ko bitagomba kuvaho nibikomeze okay so sinirengagije ko yaramfashaga ibintu byinshi kandi nanjye naramufashaga yego yaramwiniraga kambona yamukenera nkamubona so niba yumvaga ko yakansuringa ibyo bintu tsagwan mfite abandi nakubaka izindi nshuti nkuko ndibikubwira yego ikindi amenye ko twabonanye dukuze abimenye twabonanye dukuze ntabwo twakuranye nk'abana yego uri kumva so rero aravuye ahantu kure yakoze ikosa wagakwiriye kuba warababariye buri umwe wese ugitangira igisibo cya mwezi Ramazani ntabwo wagakwiye kuba uri mu gisibo ukigira ibyo bintu n'amakosa igisibo cyawe cyagenze nabi Imana izakubabarire kiramana yego tujye muri kariyeri urimo ubona sinema nyarwanda kuko abantu benshi tukuzi nk'umukinnyi wa filime wenda tutagiye guca mu bindi byose tukuzi muri kariya ya sinema nyarwanda ubona sinema nyarwanda yabigana hehe mu gihe uyu munsi hari wowe Mitsutsu hari aba bakiramani hari abo ba Nyagiso hari ba Mugande nyine hari abantu tubona ko musa nkaho muri tubyite banini muri sinema niba bigeze ahangaha mugatangira mwese gushwanashwana umwe acukwe n'undi akabacukwe sinema nyarwanda kuganayo barazamutse bakomeje ngo sinema nyarwanda yabiri kugana he ntago nugeze numva ikintu mbwiye nakubajije ngo ubona sinema nyarwanda igana hehe niba twarabonye nkawe we Mitsutsu na Basabi nkuko tubona agatoki ku kandi kuri Mitsutsu na Mugande Mitsutsu na Bakiramani nabo Basabi muri abantu mwihiringanye sibyo tubari ko tubyita mwafonze ibintu wenda reka mbishyire mu gihe cyo kubaka inzu mwubakanye fondasiyo mwarayicukuranye mushyiramo amabuye sibyo inzu murayizamura mu gihe muhagaritse inkarakara mugeze mu gusakara mukaba mutangiye gushwana ubona sinema nyarwanda yabigana he ese reka nkubaza uyu mukameramani wawe yego muramutse mushwanye sibyo yego kubera ko wenda mwasindiye mu kabari akagira ibyo mupfa hagati yawe nawe yego mukanashwana kandi wowe uri boss we waragukamerera ariko uri boss we ni wo muhemba yego hanyuma iyo abantu bashwanya n'igihe batanashaka no kuvugana turi kujyana yego hanyuma mu gitondo nk'ibisanzwe akaza mu kazi yego agakora akazi ke yagasoza agagira ibiki agataha yego hanyuma wanashaka ntumuvugisha turi kujyana agakora akazi kumva neza yego bivuze mwashwanye ku giti cyane ariko akazi karakomeza yego cyo ndacyubaha cyane rwose ibyo bitwaye iki ibyo nta na gito bitwaye numwirukana ukaza n'undi uraza n'undi nk'urumogi ejo bamufunge cyangwa se zazana n'undi wenda tudahuje mutanahuje sibyo nkuko duhuje none se gute ahubwo tutiga icyo kintu kugira ngo iyo sinema nyarwanda igende neza wowe niba unkoresha muri filimi zawe kuki filimi itakomeza wowe washaka nitwonye no kuvugana ye ngakora akazi kanje neza mushara wazuka mu mafaranga yanjye washaka ntuzongere kumvugisha dugahuzwa n'akazi wakazi ntigapfe sibyo se akazi ntigapfe ariko noneho niba akazi kadapfuye wowe ari wowe dufitanye ikibazo nta kibazo ariko akazi ntigapfe yego cye mu gitondo nze mu kazi
nkora akazi kanjye umbwira ibyo nkora urakora ibi ngibi yego nsoze kubikora nitahire yego hanyuma wowe ibyo twapfuye tuziyungira ahandi cyangwa se ariko akazi gakomeza yego so rero dufite icyo bita mu gifaransa cyangwa mu gishinwa icyo bita china okishata uri kubyumva yego dufite icyo bita cyane cyane hari icyo bita mu nyangire uri kubyumva hari icyo bita mu nyangire ntuzongere kwa ko ntari kumvikana cameraman wawe nze nkubwira ngo cameraman ntuzongere kumuvugira ntuzongere kumukoresha yego none nawe nkatangira kukwicira akazi yego uri kubyumva wowe wikica akazi we ni mushwane pe ariko akazi gakomeza mu gitondo aza kamere yego yitahire ikigwembwa nikigera umuhembe yego akazi gakomeza ntushaka nongere kumuvugisha kandi nutanamuhemba natanagaruka no mu kazi nushaka ko mutandukana aragenda azimuha akazi ngiye cyangwa se agahabwe n'undi si byose none se kamubaza ikindi kibazo yego ko turi ku kintu cya sinema iwanjye sinkora maze amezi 7 hafi 8 umaze amezi 7 udakora nakora komedi nakora filimi nta nindi yundi muntu ngaragaramo chano zanjye ziraryamye kuri rwa rwego nta kintu kikiri gucaho ku buryo ushobora kuza nkugatakira na email na password bawihigira ibiceri ngiyewe hari ibindi ndimo uretse se genda ngiyewe hari ibindi ngize biki ndimo yego ukeka ko apana wowe nkibwe mu nkurikiranye ukeka ko filime arizo zidutunze na komedi kabwirwa benshi akumva bene yego ukeka ko arizo zidutunze twakuramo amafaranga ku buryo unikashije ukavuga ngo kiretse uvuze wenda ngo bamfunge banjyane mageragere kandi icyo gihe nacyo bareba rizatsi zibiri gutuma umfungisha turamwana ararengana ibintu mbona wamaze gukemura kukuragira uti nge nta gasembuye nzakoraho zibyo nzankura yise amafuti nta kabaraga wifitiye ngo uzandwana ngo ndakubita umuntu ko mageragere bari ishwi naho bizaba rero filimi tuzikorana umutima mwiza kandi nabwo mu gihe twemera kuzikora kandi wanazibasizemo ibyo simba nshaka no kubivuga kugira ngo ntabibibutsa bikabababaza niba nshobora guhagarikwa hafi umwaka wose umwaka komedi muba mwumva inzu ya tuba Kigali nyishyuri wanarangiza ukababwiza ukuri ko bati ngiye nimushaka nimuzabireba ubundi ni puraka kandi nabyo nabisohora bakabireba nanjije ubisi injiji mwana bande abo nyine bande babwirwa benshi nyine akumva bene yego bajya bavuga ngigiye kizabisobanura yego mu gihe kizababwira igihe cyerekana ukuri yego hari umuraperi w'umunyarwanda wabiririmbye ati igihe kizababwira ubwo nawe abubwira bumvise bagomba kwiyumva yego ako kanuragira ngo tuze no guhita tukageraho tuze kukajyaho mitso ntago ngo ni mutubazo n'utundi ngenda nibariza abantu tuba twagiye tuganira ntago mitsutsu yaba ari kuva muri kariyeri ya sinema yerekera mu bindi bintu kandi ari byo nakoze ubu ngeze muri Car Rento ndi gukodesha imodoka yego nkiri muri sinema ahubwo avuga ngo Car Rento yanjye wenda sinema nshobora kuyigarukamo nkakora komedi mu buryo bwo kugira ngo namamaze yego Car Rento ariko utayirimo uri kubyumva ibyo bintu nkakora komedi nabwo kuri chano yanjye yego chano yande yawe ya mitsutsu ufite chano zirenga 5 kuko ushobora no kugira ngo hari umumaro mfiti kugira ungarure mu bintu byawe bikakugora yego ubyumva ze ako nari nibagiye kugira akantu mbwira Kiramana ngiye wakazi kawe sinkakeneye nkeneye ko twiyunga tukaba umwe twajya duhura abantu bakadufata nk'ibibazo ariko akazi ko karorire akazi ka Kiramana ushaka icyo kintu uri kucyumva Kiramana akajyana buretse gato hari igihe umuntu aba atekereza ko kubera ka atekereza ko wenda akazi ke ndamutse nkabuze wapfa nagwa wasonze ariko siko bimeze yego dusobanura kino kintu rero siko bimeze yego tuba inshuti tuba abavandimwe
duhure tuvugane yego uncenga usuhuze nawe unsuhuze yego tureke kurema urwango no ku bandi batubonemo ikibazo kandi mu by'ukuri nta kibazo gihari mazi by'akazi ka ahubwo nawe nushaka uzaze nkaguha ni Nyagasambu rirarema turi kubyumvikana yego icyo kintu tugisobanure neza ngo umuzungu urumva umuzungu baramubwiye ngo bamwirukanye muri Kigali urumva ngo baramubwira ati oya ngo bari bamwirukanye mu Rwanda ni umusokuru wigeze kubimbwira uzi ukuntu yabashubije ngo ni mukanya hari ukuntu ari kubivuga mu Gishinwa nuko ntabishobora ngiye nize nabi urumva ngo nimunyirukana mu Rwanda nzigira Rwamagana tekereza bwana bamwirukanye hehe mu Rwanda azahita yigira Rwamagana ati nimunyirukana mu Rwanda nzigira Rwamagana uzi ngo impamvu ikintu cyabimuteye ngo hararebaga akabona iterambere urumva urabona hari ikuntu nyine byera ibintu abantu bose barabona ko Kigali ariho hari iterambere sibyo ati ko byagenda kose Rwamagana ntago ari mu Rwanda none nawe ati Kiramani oya ibyo ngibyo ikintu mbivugiye yego we kuko yavuze amagambo akomeye ngewe ntabasha kumubwira yego mfite byinshi namubwira ariko turiteranyirizwa n'ubusa yego na miliyoni 200 zirimo byibura tubarizo dupfa cyangwa tuba turi gupfa nk'ikibanza ngo mupfe ifungo mwa byibura dupfa ifungo yego umva nk'ayo mafuti tunapfe ko nabuze no mu kazi yego cyangwa yaguhaye imodoka ukaba wayigwishije cyangwa nayigwishije yego cyo twagipfa naje kukodesha imodoka muri Mitsutsu Kaireti ugasandagiye oya nabwo ntabwo twagipfa ujye ukayigwisha tuba dufite kontara yego tuba dufite na kosiyo yawe abo bavuga ngo ishobora kwangirika kuruta uko kosiyeri waduhaye ahubwo noneho tuba dufitemo kontara ibintu bo wasinye ukavuga ngo imodoka ngomba kuyigarura uko nayizanye iyo izanye rero gutayijyanye icyo gihe dukurikiza ibya kontara byananirana tukitabaza iki inkiko muri ibyo bintu byose nta kintu Kiramani nta kintu na Kiramani cyatujyana mu nkiko nta gihari tureke kwiteranyiriza ubusa rero ase ntago byaba biri nukubera icyo ubona ari iki kintu kiri gutera kuba nkuko nabikubwiye mu gahe kashize ngo hari abantu mwatangiranye mwubakanye fondasiyo ni iki kiri gutera kuba Kiramani abantu bose bagiye bakorana mbere kandi nabimusobanuriye bose ariko we nagira icyapfa n'umukinnyi bagipfe ku giti cyabo yego ariko akazi gakomeza nibyerekana gusobanura no Kiramani we hari ibyo afite apfa n'abakinnyi be urugero nawe yego n'abakameramani bawe na boss wawe niba unamufite n'undi uri gukurikirana kino kiganiro nugira ibyo upfa n'umukozi wawe bitari kuki bitari ku kazi yego turi kujyana naho ndi kukumva neza ijana ibyo mu bipfe ariko akazi gakomeze icyo nicyo kiri gusenya industry nyarwanda ya filime yego yes big salama my brother ndi mu kiganiro mbabarira umbwira ahantu akabari gaherereye mbanze nkamamaze ibindi bize nyuma ngiye akabari kanjye kari Kimisagara ku Naraga handitseho icyapa cyanditseho Big Size Pub urahazi ni umuntu haba akabenzi kameze haba akabenzi ntago kitwa akabenzi haba akabenzi habifi habinkoko ntukansibye ntago kitwa akabenzi agatungo sha kizwa wiyi akita igisiga noneho yego nova mu kiganiro mvugisha ndahita nguhamagara Big Size so rero Big Size afite akabari hariya Kimisagara yego hari icyapa cyitwa Big Size tujye tuhora akabaka biari keza igikoni cyiza habaye icyo kunywa gihendutse usanga ibintu byose bimeze neza kwa Big Size twikomereze ati byeba hari ibidutandukanyije bindi akazi gakomeza
akazi gakomeze we wikumva ko ibintu dupfiriye bitari ibyo mu kazi bigomba gusenya akazi ibyo ni ubugoryi we wiruzinga umukozi njye nta munsi n'umwe njye ntabwo naruzinga umukozi wanjye kabone n'undi muntu wari we wese uramukene nawe aragukeneye ni amakosa nka kiriya ni umukire kira ni umukire afite amafaranga afite ibyo yagezeho byinshi ni ingagari nta ngagari rero iruzinga umuntu umufitiye umumaro komeza gukora mu gihe wowe mana yanjye akiri wakotoye warabimugaye ndakugaye umva eka nkakubwire nkwegereye ariko se nanjye ibintu nari ngiye kuvuga mwese ko muri abakire nta mukene ugira inama umukire nta mukene ugira inama umukire akumena karavikire kandi koko kanumvishe na mwana afunze avuga ngo ntukereke ngo sobuja ngo ko hari ibyo ufite umurusha kira mbabarire kuba nkugiriye inama yego mwana urumva amakosa unkoresheje kweli nimise nkugira inama nkakubwira ngo akantu gakate wagerageje kugira inama umukire uzi ko byamugendekeye yamumenye karavikire n'ubu ngubu ngo arakivuza biragoye ntabwo wigeze ukabona ntabwo nzongera ambabarira ariko yego I'm so sorry my boss kandi he is my boss bro ngagari rwose forever yego nabonye avuga ati umuntu yankodesheje imodoka mba ndayitanze ndi kwitegera akamoto nawe ibicara bari kubishaka cyane abari kubishaka hasi hejuru bityo twiganira ku musozo ubwo hari utubazo ndi buze kugenda nkubaza ariko ntabwo nasoza nakubajije amarushanwa se bihagaze bite amarushanwa rero buriya reka nyavuge neza nakubwiye ubu tuvugana ndi projet nyinshi mpamvu ubone ko tuzaganira ibintu byinshi tuzica tuganira dufite tayo ufite projet ni nyinshi cyane ngewe ndi gufasha abana bafite talent bafite impano ase no ku mafaranga yawe mitso zo kuririmba mfite abaterankunga yego mfite abaterankunga ko n'abaterankunga bajye bavuga nkihera abana yego mfite makoko yego restaurant hano mu Marange yego mfite Rujama Phones Shop boss mukuru mfite ingenzi cyane yego mfite Baraka The Midnight boss yego mfite abo bantu koko tuvugije kuri abantu banagere kuri channel ya The Midnight TV show bakande sub yego mfite Tardem producer mwiza umwe mu beza dufite muri iki gihugu yego ariko kibaza impamvu nanone nari ndi hano kubisumizi hari abandi bana mba ndi gufata mba ndi gufasha inside ku ruhande ako mumve nk'ibyo bintu so rero nta kwiyandikisha bavuga ngo kwiyandikisha by'amafaranga ni iki nta by'amafaranga yego nk'ubu kuwa kabiri dufite kamivuge neza nze no kugapostinga kuwa kabiri ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu yego mwitabire amarushanwa yo gutoranya umwana ufite impano yo kuririmba yego ubu noneho hazahembwa abana babiri mbere hahembwaga batatu umwe twakoresherezwaga indirimbo wa kabiri agafata senkani wa gatatu veniseke yego mu twamaze kubona rero ko abana ahubwo bari kwishakira iki ibiceri uri kubyumva ibiceri twicaye na team rero turagakosora umwana wa mbere azajya akorerwa indirimbo anahembwa ibihumbi 50 iyo 50 izamufasha muri transport yego cyangwa imufashe muri promotion y'indirimbo yego turi kujyana wa kabiri yego azajya ahembwa 25 kandi ubwo tuzaduhemba abo ngabo yego kwinjira ni ubuntu kuzagaragaza imana yawe ni ubuntu yego hari ukuntu ari gufasha abantu bana b'abanyarwanda ariko reka imizigo ya mbere banze isohoke nzabakoma banze ubahe location hano bizabera ni hahandi n'ubundi hano nuza bahauze Cosmos yego inyamirambo yego ubutaha wagaragaje impano ya nyayo tuzamujyana The Midnight kuwa kabiri saa 3 za mu gitondo
yego tuzaba duhuriye Bahauze cyo kiri kumvikana. Wakiriye gute filime y'umuntu witwa Soroba? Yatuvugisha ukuri Mitsutsu irangewe ati irarenze no kwiyemeza bro, nge nakubeshye sibyo. abantu yashyizemo abantu miliyoni 1.1. Indabo z'umuntu tujye tuzimo Soroba ewana kuri deshapo ko mutemera nubwo waba utashoye Mitsutsu waguha bari abantu bose ngo bogosheshe ko ubahuze none ubahuze yego kubogosheshe nta kibazo ahubwo guhuza bari abantu. Soroba afite ati mu mutwe irenze. Ngiye maze kubona ko Soroba ari mu bantu ba mbere dufite anga muri sinema nyarwanda. Zubona bose abaye unity irenze sibyo. Rumiwe naganire n'uwitwa Bamenya arambwira ngo ati bro ati uzi impamvu sibyo wowe urubona Seburikoko na Bamenya sibyo wenda si abantu banini so bafite filime tubona ko zimaze zakomeje batajya bakuraho kandi zikiri za Nibamenye series nundi ni Seburikoko igikomeje. Uzi ikintu yambwiye soriho gato yarambwiye ngo impamvu batabikora ngo nuko barebye bagasanga nabangaba nyine baba ngo wenda ngo mwebwe bamwe ngo bakabatera amabuye ngo mwebwe ngo filime zanyu kuki mutaduha izindi, ngo baje gusanga n'ubundi ibyo babaha naho bitaniye n'ibyo babahaga muri za filime zabo. Icyo kintu uri kucyumva yasanze ibyo wenda wango ahinduye izina rya filime n'ubundi icyo yari kubaha nicyo yabahaga ngo bahitamo kwikomereza. Ariko witwa Soroba nabibonye muri The Forest mbibona no muri iyi yindi tumuhe indabo ngenda zimuhaye ni ukuri kw'Imana. Soroba ndazimuhaye pe. Mitsureka ngushimire mbwira abantu ngo banzo bahe nimero zo muri Mitsutsu Kareti. Ngiye mbafite abajeni banje hariya babashakerega imodoka benshi cyane. Imodoka zo zirahari. Ikiganiro kirasohoka ryari? Iki kiganiro mu gitondo kiraba cyageze nko kuwa gatanu ni ride. Yego imodoka ejo zizaba zanshiranye sinkubeye ushaka kunyishyura uyu munsi ngo iyi modoka yego uzabona icyo ujyana ku ride, uzabona imodoka utemberamo ku ride n'umuryango bizaba ari ikibazo kubona imodoka. Ariko ngiye nazi igihe nubwo utambona uhamagara mu ngenzi cyane kuri company ukagenda bakagufasha. Bibwirire nimero 0785 20 6 332 urumva, cyangwa se ugahamagara iyi nimero ya 0782 6 13 yego iyo ni nimero ya company. Tutarasoza nibutsa abantu ko n'ubundi twababwiye ko nta handi ho kuba wasohokera hameze neza uretse The Midnight Vibes hari i Remera niho biba bibera, niho kuva ku wa mbere abari umuhungu wawe hariya amwita Socrate bari kubica bigaci Socrate yego ariya kabisa. Ubundi The Midnight The Midnight for the first one last time yego twaratangiranye so burya yagiye izamukamo ikabigeza nishimishije bisigaye nanjye ntera inkunga yego. Nanone dusoze nibwirira abantu ko nta handi ho kuba wakambarira ukabukeye umeze neza nta handi uretse ari i Remera hano mu Giporoso hitwa kwa Socrate Outfit. Kwa Socrate Outfit rwose bagana bafite inkweto nziza, amapantaro meza, bafite amashati ya fresh, bafite ingofero za fresh za bien, bafite amasengeri, bafite amaboxer man. Socrate akagira hari akana abantu nyine ngemba ngira ngo bumve neza akagira umwihariko wo kuba we Mitsutsu ushobora kuba uyu munsi uvuga ati mfite senkani ariko ndabona icyangwe ifite nago icyangwe shaka nago aza kuvamo. So wenda ugiye kwirira ifoto jya kwa Socrate aguha icyangwe ukodeshe, waba ugiye mu bukwe waba ugiye mu ntara barabanga umusore utirare narongora inkumi wavuye muri Mitsutsu Kareti wafashe imodoka ngwino no kwa Socrate ufata icyangwe gikodesheje
si ibintu n'ibyakemutse. Tanga akanimero ko kwa Socrate 0788082525 karindwi cyangwa se ukamwandikira ku mbuga nkoranyambaga ze. TikTok ni Socrate Outfit, IG ni Socrate Outfit. Mitsu wakoze cyane. Mugane Socrate mu muteza imbere, afite imyenda myiza, afite ibyango bya fresh. Thank you so much. Out.